shikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye mpora nsingiza, nzahora musingiza ndamuruye, shikamye ku masezerano, shikamye ku masezerano y'umucunguzi, masezerano y'umucunguzi wanjye, shikamye ku masezerano y'umucunguzi, masezerano y'umucunguzi. Reka dusuhuze kandi duhe ikaze abantu dukurikiye kuri televiziyo yacu Marayika wundi, maze turari ku mwuka wera ngo ibiganiro abiyobore. Hano rero muri studio zacu ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'abatumirwa. Turi kumwe ubumoso bwanjye na John Bizimana ndetse na Imani Jean Pierre. Aba rero ni abantu bajya kudufasha mu kuyobora icyigisho cyacu cya gatatu, kugira ngo turusheho kuganira ndetse no guhuza ibitekerezo no gusabana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Reka rero uburyo twinjire mu cyigisho maze twumve urukundo rw'Imana n'icyo iki cyigisho gishaka kutubwira. Hano rero icyigisho cya gatatu kiratubwira ngo ubwiru bwahishuwe. Icyo kiravuga ngo ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Bivuze ngo rero ubwenge, amaboko ni iby'Imana. Nta kintu cyabaho cyera cyirabura cyabasha guhana n'Imana, kuko Imana yaraturemye, twaremye ku ishusho yayo. Imana rero niyo ifite ububasha bwayo, ubuhanga n'ubwenge buyobora umuntu. Nshuti yanjye rero John, nagira ngo ujye imbere maze utuganirire kuri iyi ngingo. Urakoze. nk'uko umubinsabye ko ntangirana n'iyi ngingo yo kuwa mbere, reka dutangire tutangiranye n'icyo kwibuka nk'uko kimaze kubivuga. Ubwo Daniel yavugaga ati izina ry'Imana rihora rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo, muri Daniel igice cya 2:20. maze mu mazi akikije ikirwa cya Greenland habamo amabuye y'urubura arutana mu bunini, rimwe na rimwe ibuye rito rikagenda rigana mu ruhande rumwe, iri nini naryo rikagana mu rundi. Ibibaho nuko imiyaga igenda hejuru y'amazi yerekeza amabuye mato aho igana, mu gihe amabuye manini ajyanwa n'umuvumba w'amazi uva munsi kure mu nyanja. Iyo tureba gukomera no kugwa kw'ibihugu mu mateka, ni kimwe nuko twavuga iby'imiyaga yo hejuru y'amazi n'imivumba yo mu nyanja. Imiyaga ihagarariye ikintu cyose gihinduka kandi kitamenyekana uko umuntu abyishakiye. Ndaza gusimbuka ngane hasi. Ellen G. White yavuze ariko nk'uko inyenyeri zikomeza inzira ngari zagenwe, imigambi y'Imana ntiyihutishwa cyangwa ngo ikerererwe, nk'uko tubisanga mu bifuzwa ibihe byose, paji ya 18. Nubwo mu bihugu hima ingoma kandi zigahanguka, ingengabitekerezo n'amashyaka ya politike bisa naho bibaho bivuye mu bitekerezo by'abantu gusa. Daniel igice cya 2 herekana ko Imana yo mu ijuru ariyo igenga amateka y'ikiremwa muntu kugeza ku iherezo ryayo. Igice cya 2 cya Daniel cyerekana neza uko ingoma zigenda zima, zigatangira izindi zigahanguka, mu itangira ry'izo ngoma no mu iherezo ry'izo ngoma bigenwa n'imigambi y'Imana. Iyo niyo nshamake y'iki cyigisho cyo kuwa mbere. Murumva rero uko John amaze kutuganirira, nta kintu kibaho cyangwa se Imana izabaho iri hejuru y'Imana yacu ishobora byose.
ibintu byose bibaho ku mugambi w'Imana kandi ku mbaraga zayo. Ibintu byabaho bidayobowe n'Imana ntabwo byagenda neza. Twibutse neza nk'uko umukozi w'Imana amaze kutuganirira, ibintu byose cyangwa se umuntu wese uyobowe n'Imana, icyo akoze cyose kigenda neza kuko abayobowe n'iki? N'Imana. Nshuti muvane udukurikiye rero, niba ukeneye kuba umugabo cyangwa se umusore ubaho neza muri ubuzima bw'isi, isi itagira icyifuzo cyangwa se isi itagira icyerekezo, nuko wakwinjira mu Mana ukageza gute? Ukayoborwa nayo. Nuko rero nshuti muvandimwe, wowe ukomeje kudukurikira, tugiye kureba uburyo ubasha bw'Imana, imbaraga zayo, gukomera kwayo, bagiye gukomeza kugenda kutuganiriza turebe uburyo ari Imana idahinduka, uburyo ari Imana itagira indi Mana iyiruta, ahubwo ari Imana ishobora byose. Reka nanone bakomeza tuganirize ku ngingo ya mbere. Ese ingingo ya mbere yo itubwira iki? Ingingo ya mbere ahangaha, ingingo ya mbere iratubwira ati Imana iba hose. Iyi ngingo turaza kuyisanga muri Daniyeli ku gice cyaho cya kabiri. Daniyeli mu gice cyaho cya kabiri, aho ku murongo wa mbere kugeza kwa 16, aho ngaho niho turi busange iki cyigisho cyo ku ngingo yo kwa kabiri. Ariko aha mbere yuko dutangira, batubajije ikibazo ngo ni uruhe rugamba abaheburayo bahuye narwo kubera inzozi Uwiteka yahaye umwami. Ahangaha turabanza tumenye inzozi Uwiteka yahaye umwami ngo ni inzozi ki. Ahangaha umwami yararyamye nijoro arota inzozi, ariko abyutse mu gitondo ngo inzozi ngo arazibagira. Noneho bituma atumizaho abakarudaya ngo bari abanyabwenge bo muri icyo gihe, ndetse n'umwami ubwe yari umukarudaya. Kuko nidusubira inyuma turasanga yuko n'aba Daniyeli ubwabo umwami yari yarashatse kubagira abakarudaya, kuko nabo yari yarabashyize mu mashuri y'abanyabwenge baho i Babuloni kugira ngo abakolonize, navuga ngo kugira abakoresha. Rero umwami ngo amaze kurota ngo izo nzozi arazibagirwa, abyutse mu gitondo arangije atumaho abakonikoni ndetse n'abanyabwenge bo muri icyo gihugu bose. Ariko muri abo bose yatumijeho Daniyeli ntabwo yari abarimo ndetse na bagenzi be, ahubwo haje ab'i Babuloni, abanyababuloni kavukire. Ngo bamaze kuhagera ngo arababwira ati mundotorere ndetse munasobanure inzozi narose. Noneho baramubwira ati mwami, turotorere inzozi, nurangiza kuzirotora tuzigusobanurire. Ngo umwami ngo arababwira ati ntazibagiwe. Ase ahari icyo kintu nigikomeye, nazibagiwe, murazirotora munazinsobanurire. Nta waraye hamwe nawe mu buriri bwe, kandi niyo n'umugore n'umugabo niyo baryamye ku gitanda kimwe ntabwo yarota inzozi ngo umugore ngo amenye ngo umugabo yarose iki. Noneho abantu baraye hirya y'urugo, muze murotora inzozi narose ndetse munazisobanura. Ku murongo wa 11 muri Daniyeli gice cya kabiri baravuze ati ibyo ntabwo tubishobora, ngo uwashobora kubisobanura wenyine ni Imana zitabana n'abantu bafite amaraso. Nubwo nabo basengaga ibigirwamana bari bazi yuko hariho iki, ko hari Imana itabana n'abantu. Ahangaha umwami bamaze kumubwira icyo kintu, umwami ngo yazabiranijwe n'uburakari, ngo ategeka yuko ngo abantu bose, abanyabwenge bose bo mu gihugu bagomba kwicwa. Amaze gutegeka ko bagomba kwicwa, uko byagenze Daniyeli niwe wabaye uwa mbere bajya gufata. Inkone y'umwami iragenda ati mugomba kwicwa. Daniyeli amaze ati se iryo tegeko ryikubagaho riturutse ku mwami ni tegeko ki? Ngo arangije baramubwira ati umwami yarose inzozi arazibagirwa, none abanyabwenge bose bahabuze n'umuzisobanura, none umwami yatanze itegeko yuko mugomba kwicwa. Ngo Daniyeli aramubwira ati ngo ngeza ku mwami. Amugezayo. Daniyeli asaba umwami ngo umunsi umwe ngo kugira ngo azaze amurotorere inzozi. Umwami amuhereza uwo munsi. Ngo Daniyeli na bagenzi be, Daniyeli ngo yaragiye afata bagenzi be, aho nagiye ku ngingo yo kwa kabiri. Ngo arababwira ati muze tujye gusenga, Imana yo mu ijuru iragenza ite, iragira ikidukorera.
ngo Daniyeli yahise afata bagenzi be kugira ngo bagirane ibihe by'amasengesho, asobanura ko bazicwa nibadahishura inzozi umwami yarose. Asobanurira bagenzi be yuko izo nzozi umwami yarose nibatagira ngo bazibone, mbese basobanukirwe nazo babihishurirwe, yuko bagomba kugenza bate, yuko bagomba kwicwa. Ngo igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye, tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gukemuka. Mu gihe cyose duhuye n'ibibazo, tugomba gusenga, kandi tukaba tuzi ko Imana yo mu ijuru igenza ite, igomba kutwumva. Ngo Daniyeli na bagenzi be ngo baragiye barasenga, ngo noneho ngo Imana ngo ishurira Daniyeli iby'umwami yarose, ndetse iranabimusobanurira. Murumva imbaraga z'amasengesho? Imbaraga z'amasengesho. Abaheburayo b'abanyagano bakiza n'abandi bose bagenza bate, n'abandi bose basenga ibigirwamana. Reka iyi ngingo yo kwa kabiri nyisoreza ahangaha, noneho dukomeze turebe noneho ibyizo nzozi umwami Yesu, umwami Imana yasobanuriye Daniyeli akamuhereza iby'umwami yarose, tuze kumenya ngo ni ibi. Murakoze cyane. mu gisubizo nafatiyeho ku ngingo kwa gatatu, mu gisubizo cyiza Imana yari imaze guha Daniyeli ubwo yamaraga gusaba igihe kugira ngo ajye kuyibaza, yamuhishuriye iby'inzozi umwami yarose, ariko mbere y'uko ajya kuzimurotorera, yabanje gusasira igisubizo agiye guhereza umwami, kuko byari ngombwa ko abimubwira ko byari biteye ubwoba, ariko abanza kubisasira. Noneho umwami amutega amatwi, amwereka ko izo nzozi atazihishuriwe n'imbaraga nk'uko yari abyizeye, nk'imbaraga za zindi z'abakonikoni, ahubwo yazihishuriwe n'Imana itabana n'abantu, kuko Imana yaremye ijuru n'isi. Maze ahera ku mutwe w'icyo gishushanyo, amubwira ko icyo gishushanyo cyari gifite ishusho y'umuntu, ariko icyo gishushanyo kiba cyari gifite umutwe w'izahabu nziza. Arangije amubwira ko iyo zahabu nziza ari ubwami bwa Babuloni, ari we Nebukadinezari. Hanyuma amubwira n'ibindi bice byose bigize icyo gishushanyo, amubwira ko igituza n'amaboko ari ubundi bwami buzaza gusimbura ubwami bwe, aribwo bwari bugizwe n'ifeza. Hanyuma aza kumubwira n'ikindi gice nanone kinda n'ibibero, nacyo cyari kigizwe n'umuringa, nabwo bwagomba gusimbura ubwami bwari kuzakurikira ubwami bwe, bwari ubwa Medi n'Abaperesi. Hanyuma aza kumubwira noneho n'ikindi gice cya kane cy'amaguru y'ibyuma. Aza kumubwira ikindi gice cya gatanu kiri buze gukurikirwa n'igice cya nyuma, nacyo cyari igice cy'amano avanze y'ibyuma bivanze n'ibumba. Hanyuma aza kumubwira n'ibuye ryagomba kuza noneho rigasimbura ubwo bwami bwose. Inzozi zari zigizwe n'igishushanyo kinini gifite umutwe w'izahabu nziza, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru ari ibyuma, ibirenge ari icyuma kivanze n'ibumba. Mu buryo butunguranye ibuye ryaje kuribata ibyo birenge by'icyo gishushanyo, aribyo nari maze kuvuga. Maze icyo gishushanyo cyose kirajanjagurika, gihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi. Ingingo yo kuwa gatatu nayo nabanyirangije, noneho nkaza kujya ku ngingo yo kuwa kane ivuga igishushanyo umugabane wa kabiri. Ubuhanuzi bugaragaza neza inzozi za Nebukadinezari, butanga incamake kandi bukora ku murongo ngenderwaho wifashishijwe kugira ngo ugere ku mateka yavuzweho birambuye muri Daniyeli igice cya karindwi. Ubu igice cya karindwi kirajya gusa n'igice cya kabiri, nacyo turi buze kubivugaho. Igice cya karindwi cyo kigizwe n'inyamaswa, ariko iyo ubirebye birasa neza n'ibyo mu gishushanyo umwami yarose. Izi nyamaswa nazo zari inyamaswa enye. Iya mbere yari intare, iya kabiri yari idubu, iya gatatu yari ingwe,
iya kane yari inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko. Ubwo rero iyi nyamaswa n'ubusobanuro bwazo bw'izo nyamaswa zagiye zibaho mu buryo mu myaka yagiye ikurikirana. Ubwami bw'i Babuloni bwatangiye muri 605 burangira muri 539 mbere ya Kristo. Ku basomyi bafite ibyigisho yo haje amagambo MK biba bivuze mbere ya Kristo. Mu by'ukuri nta bundi butare bwabashaga kugaragaza neza ububasha n'ubukire bw'ubwami bwa Babuloni kurusha izahabu. Icyo nicyo cyabaye mu gishushanyo cyo Nebukadinezari yarose. Ariko nanone ubonye intare nayo ni intare, ni umwami w'ishyamba, nayo irakomeye, ni nayo yari iri mu gice cya karindwi. Bibiliya yita uwo murwa umurwa w'izahabu, kuko tubibona muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 4. Kandi igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka. Bigereranye neza n'ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 16. Umuhanga mu by'amateka Herodotus wa kera yavuze ko izahabu itagira ingano yari itatse uwo murwa wa Babuloni wari ukize, ari wo murwa wayoborwaga cyangwa se wari wimitswe mu bwami bwa Nebukadinezari, ariko yaje guhanguka. Igituza n'amaboko by'ifeza nabivuze bihagarariye Abamedi n'Abaperesi, bigizwe nanone na Yadubu yo mu gice cya karindwi, yari yegutse uruhande rumwe kandi ifite imbavu 3 mu kanwa kayo. Inda n'ibibero nabyo byari umuringa, byari bihagarariwe n'umwami witwa Alexandre Mukuru. Nabo n'ubwami bwabayeho muri 331 buza guhanguka buhanguwe n'ubundi bwami mu 168 mbere ya Kristo. N'ubundi ubwo bwami bwabuhanguye n'ubwami bw'Abaroma, aribwo bwa bundi bw'amaguru y'ibyuma. Hanyuma amaguru y'ibyuma niyo yaje kubisimbura mu 168 mbere ya Kristo. Nabyo biragenda bigera muri 476 nyuma ya Kristo. Noneho ubu rero nabwo buzahangurwa nk'uko tumaze kubibona, ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba, ni ubwami bw'Uburayi. N'ubundi buracyari mu ngoma y'Abaroma, ariko ni ubwami bw'Uburaya. Uburaya bwiciyemo ibice, uko Roma n'ubundi iri mu Buraya, bwiciyemo ibice. Noneho habonekamo abami 10 aboneka mu gice cya karindwi, ya nyamaswa iteye ubwoba ifite amahembe 10. Ubwo rero nyincamake y'iki cyigisho nanone ku ngingo yaho yo kuwa 4. Cyane rwose urakoze cyane. Iki cyigisho ni icyigisho cyiza cyane, kuko urebye uko iki gishushanyo cyagiye kigenda, uko urebye umwami Nebukadinezari amaze kurota kera gishushanyo, Daniel akakimusobanurira neza. Urareba uko bituruka hejuru bigenda, ni nako uri gusanga ari amabuye, nuko tuyaze mu gaciro ntabwo ari ko agaciro kayo uko byagiye bikurikirana niko bigenda binarutanwa mu gaciro k'amafaranga no ku isoko iyo abantu bagurisha. Iyo bavuze ati ngo kera gikozwe muri zahabu, aba ari ikintu cy'agaciro cyane. Icyo gikoresho kiba gihenze. Kandi nk'uko babitubwiye, uyu murwa wa Babuloni wavuzwe nk'umurwa wari utunze zahabu nyinshi, kuko bagendaga bawugaragaza nk'umurwa usize zahabu, umurwa mbese wari ufite agaciro cyane. Nk'uko byagiye bimanuka ati umuringa n'iki n'ifeza n'ibiki byose, ibyo bintu byose uko byagendaga ni nako bigenda birushanya agaciro, tukarinda tugera ku birenge. Noneho hariho hariho ibumba rivanze n'ibyo birenge. Urareba uhereye hejuru ukagera hasi, urasanga yuko uko ubwo bwami bwagiye bukurikirana, nta nubwo ariko bwagiye bunganya imbaraga. Wasangaga uko bugenda bumanuka, ariko n'imbaraga zabwo zagendaga zitangana. Murakoze cyane. Murakoze rero bavandimwe ku cyigisho cyiza. Mwumvishe ko bavandimwe dukurikiye byari bigoye cyane muri iki gihe cy'Ibabuloni. Byari bigoye cyane. Ibaze nawe umwami akarota inzozi, hanyuma akazibagirwa, ahagamagara abanyabwenge bose. Cyari ikintu gitangaje.
ati noneho nimuze munsobanurire inzozi ntababwiye kandi ibisanzwe iyo utora inkuru inzozi nibwo amenya ibyo warose nk'uko Imana yabivuze rero we ntiyigeze aba arawutora inzozi yageze gute yarose arababwira ati kuko nzi ko muri abanyabwenge mugomba kubikora nimutabikora azamo n'itego ry'urupfu byari bikomeye. Abanyabwenge bose rero n'aba Daniyeli barimo bajemo, ariko abanyabwenge havuyemo ba Daniyeli ntabwo bigeze bategeka icyo gukora, sibyo? Kuko ubwabo nabo ntabwo bari bazi icyo gukora, nyamara ntabwo bari bazi ko hari ubundi bwenge butigwa mu ishuri, sibyo? Ubundi bwenge butavanwa ahandi hantu ku miryango ikomeye, ku miryango ikize, ahubwo hari ubundi bwenge, irindi banga. Abasore bari bazi iryo banga, biri kumvikana, bamaze kubyumva kuko bari barabitozwe kera muri ya mashuri y'abana bahanuzi, yego barabyigishwe n'ababyeyi babo. Noneho bamaze kubyumva gutyo, iryo tegeko kiza ari nkubagaho. Daniyeli yibaza ibibaye biramuyobera, yahise yumva umutwe we aravuga ko byagera kose aho nabaye Imana niyo ihishurira inzote ibihishwe, maze akusanya bagenzi be arababwira ati nimuze tujye kubaza ubasha gusobanura iki ibihishwe. Imana itareba nk'abantu, Imana ifite imbaraga, maze baragenda barapfukama bagenzi gute barasenga, Imana irabasobanurira. Abanyabwenge barakira binyuze mu bwenge Imana yahaye Daniyeli. Nanone kandi bavandimwe badukurikiye, mbese ari igihe uhura n'ibibazo by'insobe ukabura igisubizo, reka mubwire ngo ku mavi niyo telefoni ibasha guhamagara, noneho Imana ikagusubiza, sibyo? Imana yiteguye gusubiza n'upfuka mugasenga. Ufite umuvandimwe, nta handi habasha kuva ibanga ryo gutsinda ibigerezo by'isi usibye ku mavi. Sinzi niba mwere data ikindi bavuga kuri ariko Daniyeli yavuze mu isengesho rye kuri iyi nyubako kabiri, yaravuze ati niba hari ikibazo gikomeye bihagije, Imana yo ikomeye kukirenza. Ubwo bari bahamagariwe kwicwa, we yasabye igihe. Burya nta kintu cyakorwa hatabonetse igihe cyo gusenga. Yararebye aravuga ati ni iki cyatumye umwami atanga itegeko ry'ikubagaho. Ubundi Daniyeli ntabwo bamutekereje, ntabwo bagomba kumutekereza kugira ngo n'ibindi bintu bari bagiye kubaho, ahubwo bamutekereje kuko bari babonye ko abanyabwenge bagiye kwicwa, bahita bamenya ko nawe ari umunyabwenge. Noneho bajya kumuhamagara, ubwo bari bamuhamagaye rero we yasabye ko noneho bamuha igihe akabaza Imana kuko ariyo ihishura ibihishwe. Rero natwe burya tukwiye dusaba igihe, tugasaba igihe cyo kubana n'Imana, noneho tukayisaba ibihishwe tutabasha kugira gute kumenya. Aha rero yaravuze ati igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gukemuka. Ibigaragara ko bitabasha gukemuka, Imana igira gute irabikemura. Hari twanyarukira ku ngingo kwa gatanu. Ingingo kwa gatanu iratubwira ngo ibuye muri cya gishushanyo nyine cyo muri Daniyeli kabiri, tumaze kugera ku mano y'ibyuma bivanze n'ibumba, ya mami 10 yo mu Burayi, haje noneho ibuye ritayimbuwe n'intoki z'umuntu, ryikubita kuri cya gishushanyo, kirashwanyagurika, kimera nk'aho bahurira mu cyangwa se ku gihe cy'izuba, kiratumuka nk'umurama kirashira. Wakwibaza mbese ko iki cyikubise ku mano ntikikubite ku mutwe? Nuko amana rero yarariho iri buye ryavuye mu ijuru rikamanuka rikikubita kuri icyo gishushanyo, ni Kristo. Niwe uzimika ubwami butazahanguka iteka ryose. Nkuko hano hejuru bavuze bati bizakomeza bibe bityo kugeza ubwo Imana izimika ubwami bw'iteka ryose.
ariko ibuye ryahindutse umusozi munini. Ni ukuvuga maze iryo buye ryikubise ku gishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Daniyeli 2:35. Ngiyo ingingo yo kuwa gatanu itubwira ibuye. Iryo buye nta rindi ni Kristo uzimika ubwami butazahambuka. Urakoze cyane mwene data rero ku cyigisho cyiza, nanone ku ngingo nziza utubwiye uburyo igisho cyageze amaherezo. Dusanze yuko igisho cyashojwe n'amaherezo yande ubwami bwa Kristo butazageza gute, butazahambuka. Ubwo bwami uyu munsi wa none natwe nibwo tugira ngo twitegure kuzageza gute, kuzatahamo. Nshuti muvandimwe dukurikiye, ubu bwami uramutse wemeye kandi amahirwe hawe buri wese, sibyo? Kandi yaravuze ngo niwemera ukayakira amahirwe yageze gute, yaba yawe. Nshuti muvandimwe dukurikiye rero, ubwami bwa Kristo ni ubwami butazahambuka, buzahora iteka ryose. Kandi ajya kujya mu ijuru yadusigiye isezerano, aravuze ngo ngiye kubategurira aho zamaze gute, aho muzaba, kugira ngo namwe aho nimuzageze gute, muzabe. Inzu yawe irahari, inzu yanjye irahari. Nshuti yanjye, nutwitegure kugira ngo tuzabane na Kristo muri bwa bwami butazahanguka. Ku magambo asoza rero muri ibyo kwiga no kuzikanwa, hari amagambo avuga ngo Daniyeli atwizeza ko inyuma y'ibyo hari Imana ibireba iri hejuru kandi ibibamo kugira ngo igere ku cyo ibona cyaba cyiza kurushaho. Haleluya, amen. Ibyo byose Imana ibibamo ikabyivangamo kugira ngo irebe ko byaba byiza kugeza gute, kurushaho. Uwiteka Imana yacu yaturemye kugira ngo iduhe ibyiza byose, iduteganyiriza ko twabona. Reka wowe udukurikiye ndetse na bagenzi bacu twemere twakira ibyo byiza, twizere Imana yacu nayo izatugera ku rugero rushitse. Duhagare nka ba Daniyeli, Shadraka, Meshaki, Abedenego na ba Yosefu, maze mu gihe kidasanzwe nk'iki ngiki duhagarare Imana, tubivuge nk'ukwiriye, nayo izaduha imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero nk'uko twatangiye, reka dusabe umuvandimwe Jean Pierre Imana, maze dushyire mu biganza by'Imana dusenge. Reka twicishe bugufi dusenge. Turagushimye Imana ko Imana igira neza, tugushimiye ko wabanye natwe dutangira iki cyigisho, tukaba dusoje amahoro, biherwe icyubahiro. Amen. Mutanga bugingo, turakwinginze ngo urusheho gusobanurira umuntu wese uri gukurikira iki cyigisho, urusheho mutanga bugingo kumwereka aho ubwami bwawe bugeze, kugira ngo turusheho kwitegura ingoma yagiye kwimikwa. Amen. Bana natwe twiyoborere, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.